Abagore n'abakobwa muri iki gihe bashishikarira kurya indyo ituma imibiri yabo irushaho gukora no kugaragara neza. Ubusanzwe mu buzima bwa muntu, indyo yuzuye kandi ifitiye akamaro umubiri ntigomba kuburamo vitamine zikungahaye ku ntungamubiri zinyuranye. Reka turebere hamwe izindi vitamine 5 za kabiri z'ingenzi ku bagore n'abakobwa muri rusange, bityo ushobora gukurikira ikiganiro giheruka aho twabaganirizaga kuri vitamine 5 za mbere mu kiganiro twabagejejeho ubushize. Reka dutangirire ikiganiro kuri vitamine ya 6 muri vitamine 10 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi. Reka dutangirire ikiganiro kuri vitamine ya 6 muri vitamine 10 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi. Ni vitamine B12. Iyi ni vitamine y'ingenzi cyane abagore bagomba kubona buri munsi kuko ituma uturemangingo dukomeza kwiyuburura no gukorwa kwa proteine. Vitamine B12 irinda indwara z'umutima, ikarinda gutakaza ubwenge no kubura amaraso mu mubiri. Vitamine B12 yifashishwa mu kuvura kwigunga, depression, kandi igakomeza imikorere myiza y'urwungano rw'imyakura n'ubwonko. Mu gihe umubiri ufite vitamine B12 idahagije, bitera umuntu ikibazo cyo kumva wigunze. Mu gihe umubiri ufite vitamine B12 idahagije, bitera umuntu ikibazo cyo gucangwa no kurakazwa n'ubusa kenshi. Mu gihe umubiri ufite vitamine B12 idahagije, bitera umuntu ikibazo cyo kuyibura mu mubiri, bishobora gutera cyangwa kubyimbirwa ku rurimi no mu kanwa muri rusange. Reka dukomereze ikiganiro ku biribwa dushobora gusangamo iyi vitamine B12 abagore bakenera umunsi ku munsi. Iyi vitamine B12 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amata. Iyi vitamine B12 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amagi. Iyi vitamine B12 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amafi. Iyi vitamine B12 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni fromage. Iyi vitamine B12 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni yogurt. Iyi vitamine B12 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo iyi vitamine B12. Iyi vitamine B12 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ukongerwa mu binyampeke bimwe na bimwe. Vitamine ya 7 muri vitamine 10 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi ni vitamine C. Vitamine C niyo vitamine yonyine izwiho kongera ubudahangarwa bw'umubiri, by'umwihariko ku bari n'abategarugori. Niyo mpamvu ifite akamaro gakomeye ku bagore. Vitamine C niyo vitamine yonyine izwiho kongera ubudahangarwa bw'umubiri, by'umwihariko mu kwihutisha gukira mu gihe umuntu arwaye. Vitamine C niyo vitamine yonyine izwiho kongera ubudahangarwa bw'umubiri, by'umwihariko mu gutuma ingiramubiri tissue zikura neza. Vitamine C niyo vitamine yonyine izwiho kongera ubudahangarwa bw'umubiri, by'umwihariko mu kugabanya ibyago bya kanseri zitandukanye. Vitamine C niyo vitamine yonyine izwiho kongera ubudahangarwa bw'umubiri, by'umwihariko indwara z'umutima no kwangirika kw'ingiramubiri. Vitamine C niyo vitamine yonyine izwiho kongera ubudahangarwa bw'umubiri, by'umwihariko igira uruhare runini mu ikorwa ry'insoro z'amaraso zitukura. Reka dukomereze ikiganiro ku biribwa dushobora gusangamo iyi vitamine C
abagore bakenera umunsi ku munsi. Iyi vitamine C abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amacunga. Iyi vitamine C abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni inkeri. Iyi vitamine C abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni urusenda. Iyi vitamine C abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni poivro. Iyi vitamine C abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni inyanya. Iyi vitamine C abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ibirayi. Iyi vitamine C abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni grapefruit. Vitamine ya 8 muri vitamine 10 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi ni vitamine D. Vitamine D nayo ni indi vitamine y'ingenzi cyane by'umwihariko mu gukomeza amagufa agize umubiri wa muntu. Vitamine D nayo ni indi vitamine y'ingenzi cyane by'umwihariko mu gutuma ibinure mu mubiri biyenga kandi igafasha mu kwinjiza calcium mu mubiri. Vitamine D nayo ni indi vitamine y'ingenzi cyane by'umwihariko mu gufasha kwirinda indwara zibasira ubwonko n'urutirigongo. Vitamine D nayo ni indi vitamine y'ingenzi cyane by'umwihariko indwara z'amagufa no mu ngingo ndetse n'iza kanseri. Vitamine D nayo ni indi vitamine y'ingenzi cyane by'umwihariko mu gufasha no kugabanya ibimenyetso by'uburibwe mu gihe cy'imihango. Vitamine D nayo ni indi vitamine y'ingenzi cyane by'umwihariko gutuma amaso abona neza. Vitamine D nayo ni indi vitamine y'ingenzi cyane by'umwihariko kuko kubura iyi vitamine byangiza amagufa bikaba byanayatera kugenda avunguka. Reka dukomereze ikiganiro ku biribwa dushobora gusangamo iyi vitamine D abagore bakenera umunsi ku munsi. Twavuga ko kubona iyi vitamine D byoroshye mu buzima busanzwe kuko kujya ku zuba nibura iminota 15 ku munsi mu gitondo bishobora kuguha ikigero cya vitamine D yose ukeneye ku munsi. Ahandi hatari ku zuba ry'agasusuruko, iyi vitamine D abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amafi. Ahandi hatari ku zuba ry'agasusuruko, iyi vitamine D abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amata. Ahandi hatari ku zuba ry'agasusuruko, iyi vitamine D abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amagi. Ahandi hatari ku zuba ry'agasusuruko, iyi vitamine D abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni umwijima. Vitamine ya 9 muri vitamine 10 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi ni vitamine E. Vitamine E ifite ubushobozi bwo kurinda gusaza kandi ikora mu kurinda kwangirika uturemangingo tw'umubiri ndetse ikagabanya gusaza k'uruhu n'indi mihindagurikire mu mubiri. Vitamine E ifite ubushobozi bwo kurinda umubiri by'umwihariko ifasha mu kurwanya indwara z'umutima. Vitamine E ifite ubushobozi bwo kurinda umubiri by'umwihariko ifasha mu kurinda no koroshya indwara y'ishaza mu maso. Vitamine E ifite ubushobozi bwo kurinda umubiri by'umwihariko ifasha mu kurinda ubushobozi bw'umutwe mu kwibuka. Vitamine E ifite ubushobozi bwo kurinda umubiri by'umwihariko ifasha mu kurinda umubiri indwara za kanseri. Vitamine E ifite ubushobozi bwo kurinda umubiri by'umwihariko mu kurinda uruhu.
vitamine A ifite ubushobozi bwo kurinda umubiri, by'umwihariko ifasha mu kurinda umusatsi. Vitamine A ifite ubushobozi bwo kurinda umubiri, by'umwihariko niyo mpamvu uzasanga yongerwa mu mavuta abagore bisiga. Reka dukomereze ikiganiro ku biribwa dushobora gusangamo iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni almond. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ubunyobwa. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni epinari. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amavuta y'ibigori. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni imbuto z'ibihwagari. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amavuta y'ibihingwa. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni marigarine. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amavuta yitwa cod liver oil. Vitamine ya 10 muri vitamine 10 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi ni vitamine K. Ubusanzwe vitamine K igira uruhare runini mu gutuma amaraso avura neza mu mubiri. Ubusanzwe vitamine K igira uruhare runini mu kugabanya indwara zitandukanye z'umutima. Ubusanzwe vitamine K igira uruhare runini no gutuma amagufa ya muntu akomera. Ubusanzwe vitamine K igira uruhare runini mu kongera ubwirinzi bw'umubiri n'ingufu. Reka dukomereze ikiganiro ku biribwa dushobora gusangamo iyi vitamine K abagore bakenera umunsi ku munsi. Iyi vitamine K abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni imboga rwatsi. Iyi vitamine K abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amavuta ya soya. Iyi vitamine K abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amafi. Mu gusoza, Amizero Media irashishikariza abari n'abategarugori kurya imbuto n'imboga zihagije buri munsi, kuko nibwo buryo bwo kubona izi vitamine zose tumaze kubaganirizaho. Niba utabasha kuzibona mu buryo buhagije mu byo kurya byawe, hari ibinini bitandukanye by'inyongera by'izi vitamine zose. Ibyo binini biboneka hirya no hino mu mafarumasi, gusa mbere yo kubikoresha nyaboneka ugomba kubanza kugisha inama muganga kugira ngo wirinde ingaruka za hato na hato. Reka tukwibutse ko ushobora kongera kumva iki kiganiro kugira ngo urusheho gusobanukirwa birushijeho ibi tumaze kubaganirizaho kandi bikakugirira umumaro. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel.
Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.